Hari ikintu gikomeye kiri kubaho muri iki gihe, muri iyi si y'uyu munsi. Abantu benshi bari kugenda biyanga bucece kubera ibyo babona buri munsi. Ikoranabuhanga cyangwa social media yatumye abantu benshi bumva ko ubuzima bwabo budahagije. Umuntu afungura telefone ye agasanga abandi bari gutembera, akabona bafite amafaranga, akabona abandi basa n'abishimye buri munsi. Nuko agatangira akibaza ati njyewe ikibazo cyanjye ni ikihe? Kuko ubuzima bwanjye butameze nk'ubw'abandi. Buhoro buhoro umuntu atangira kwigereranya n'abandi, akumva ko asa n'uko yasigaye inyuma, akumva nta gaciro afite nk'abandi. Ariko ikibazo si uko abantu bareba abandi gusa, ikibazo ni uko batangira kwibagirwa urugendo rwabo bwite. Muri iki gihe abantu benshi bari kwiruka bashaka kuba nk'abandi, bakibagirwa uwo bari bo. Hari abantu benshi batangiye kwanga isura yabo kubera ibyo babona kuri online. Hari abatangiye kubona ubuzima bwabo nk'ubutari bwiza kubera gusa ko kuba batameze nk'abo bareba kuri interinete bumva bitabahagije. Ariko ukuri abantu benshi batabwirwa ni uku: ibyo ubona kuri online siko buri gihe ubuzima nyakuri buba bumeze. Hari abaseka ku mafoto ariko bafite ibibazo byinshi ndetse cyane. Hari abagaragara nk'abageze kure ariko bafite amahoro make mu mutima. Hari aberekana ibyishimo buri munsi ariko nijoro bakarira bonyine. Ntukemere ko ibyo ubibona bigutera kwiyanga. Ntukemere ko ubuzima bw'abandi bugutera gusuzugura ubwawe, kuko buri muntu wese afite igihe cye. Buri muntu wese afite urugendo rwe. Hari abantu batera imbere vuba, abandi bagafata igihe. Ariko gufata igihe ntibivuze ko ari ugutsindwa. Hari imbuto zimera vuba ariko hari n'izifata igihe zigakomeza kurushaho. Niba uri muri ibyo bihe byo kwigereranya n'abandi, ndashaka kukubwira ngo humura. Reba aho wavuye, aho kureba gusa aho utaragera. Hari intambara watsinze nta muntu ubizi. Hari ibintu wanyuzemo byagukomerekeje ariko uracyariho uyu munsi. Ibyo ubwabyo bivuze ko uko ugomba gukomeza kurusha uko ubitekereza. Ntukirwane kurusha kuba nk'aho uri wenyine. Isi ntikeneye kopi y'undi muntu, ikeneye wowe ubwawe. Ikeneye ndetse ikenewe ni wowe ukenewe ku giti cyawe. Fata umwanya wubake buhoro buhoro ibyawe. Fata umwanya wige kwikunda uko uri, kuko amahoro nyakuri ntaturuka ku kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, aturuka mu kwemera urugendo rwawe ndetse ukarukomeza. Komeza gukora ibyo ushoboye, komeza gutera intambwe nto, ndetse komeza kwizera ko igihe cyawe kizagera ukabaho nk'uko ubishaka. Kandi wibuke ibi: ubuzima bwawe bufite agaciro. Nubwo butameze nk'ubwo ubona kuri online, ariko ubuzima bwawe nibwo originali. Ntukabugereranye cyangwa ngo ubushyire kopi y'ubw'abandi, kuko ni wowe bwite ukeneye.